N'amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru mu by'ukuri yongeye gushengura abaturarwanda nk'uko muri kugenda mubibona kuri sikirini zanyu. Ni impanuka ikomeye cyane, abantu benshi bitabye Imana bazize iyi mpanuka, ngira ngo niyo mpamvu rero tuje hano kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi mpanuka, ari nako kandi tuboneraho kwihanganisha ababuriye imiryango yabo muri iyi mpanuka ikomeye cyane imaze kuba muri aya masaha ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Mu by'ukuri twari tumaze igihe tutumva impanuka nk'izi ngizi ziteye ubwoba kandi zigahitana n'ubuzima bw'abantu, ariko mu by'ukuri kugeza kuri uyu mwanya ni uko inkuru ihari ni inkuru y'incamugongo y'impanuka ikomeye cyane yo mu bwoko bw'imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi. Ngira ngo rero nibyo n'ubundi tuje kuza kuba twabagarukiraho tubabwira icyateye iyi mpanuka. Ngira ngo muri kugenda mubona iyi modoka uburyo yaje kuza kwahuranya ikintu kimeze nk'aho ari igikuta cyangwa se igiti, ikaza kuba yashwanyagurika. Ubirebesheje amaso urabona ko ari impanuka iteye ubwoba cyane nk'uko n'ubundi bigaragarira amaso. Rero kugeza kuri ubu ngubu abantu bitabye Imana baguye muri iyi mpanuka, amakuru avuga ko ari benshi cyane, ariko mu by'ukuri hatari hamenyekana umubare. Ariko uyu mugabo muri kubona kuri sikirini zanyu niwe tumaze kumenya amazina ye, umwe mu baguye n'ubundi muri iriya mpanuka. Uyu mugabo akaba n'ubundi yari n'umwarimu, aho n'ubundi uyu mugabo ari uwo i Rwamagana n'ubundi mu ntara y'Iburasirazuba, akaba yitwa Focus. Ahangaha mu karere ka Rwamagana ni naho n'ubundi yari asanzwe atuye. Hanyuma akaba n'ubundi yari n'umwarimu wa Rwinkwavu hariya n'ubundi mu karere ka Kayonza. Ngira ngo rero ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ngira ngo n'ubundi tuyigarukeho. Mu by'ukuri birababaje kuva mu rugo witeguye urugendo, ikindi byongeye ukaba uvuye mu rugo uzi ko ugiye gutabara umuntu wawe wagize ibyago, wagera mu rugo bikarangira wagera mu nzira bikarangira nawe witabye Imana. Ndakubwira abantu nkababwira ngo rero uyu munsi niba ubona ukiriho ujye ushima Imana, kubera ko amahirwe ufite uyu mwanya hari abayifuje rero barayabura. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Amakuru avuga ko iyi modoka uyu mwarimu yari arimo ndetse n'abandi bantu benshi, bivugwa ko iyi modoka bari bayikodesheje kumwe, umuntu agira ibyago mukajya kumutabara. Birumvikana yari ari kumwe n'abandi barimu bagenzi be bigishanyaga n'ubundi hariya Rwinkwavu hariya mu karere ka Kayonza. Rero bakaba ngo bari bafite umuntu wabo wari wagize ibyago, wari witabye Imana, bari bagiye n'ubundi gushyingura, bakodesha imodoka nk'uko muri kugenda mubibona kuri sikirini zanyu. Muri uko gukodesha imodoka rero bari kugenda n'ubundi berekeza gutabara umuvandimwe, nibwo iyi mpanuka ije kuza kuba yabera Rwamagana Kigali. Ubwo ndavuga umuhanda uva i Rwamagana ujya i Kigali. Mu by'ukuri abantu bagiye batandukanye ntabwo bari bamenya iby'iyi mpanuka, yewe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ntabwo biramenya iby'iyi mpanuka, ariko njyewe n'ubundi akazi kanjye n'akandi ni ukuza hano nkagenda mbagezaho amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino. Kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'uko abaguye muri iyi mpanuka nk'uko bitangazwa bivugwa ko ari benshi, ariko umubare utaramenyekana, uyu nguyu nkaba nababwiye ko ari we tumaze kumenya amazina ye, akaba yitwa Focus. Maze kubibabwira, akaba n'ubundi yigishaga
mu ishuri n'ubundi rya Rwinkwavu hariya mu karere ka Kayonza. Rero ni bimwe bavuga ngo buriya inzira ntago ijya ibwira umugenzi. Iyo uyu mwarimu Focus amenya ko aho agiye atari buze kugaruka ntabwo yari kujyayo. Niyo mpamvu rero nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nuva mu rugo nyaboneka ujye wiragiza Imana kandi ujye uhora wejejwe iteka kugira ngo iherezo ryawe nirigera n'ubundi uzagene nk'uko abakiranutsi bapfa. Mu by'ukuri birababaje kandi biteye agahinda, ni amarira n'imiborogo kuri iyi miryango, ariko wenda abantu mushobora guhita mwibaza ngo none se aba bantu bimeze gute baguye muri iyi mpanuka? Ese hari inzego zishinzwe umutekano nka polisi yo mu muhanda zaba zamenye aya makuru? Bimeze gute? Kugeza kuri ubu ngubu ni uko amakuru ahari ni uko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda bamaze kuhagera, ndetse abangaba bagiye bakomerekera muri iyi mpanuka ndetse n'abitabye Imana bakaba bari kugenda bajyanwa n'ubundi ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo bitabweho bavurwe. Mu by'ukuri ntago nagira ibintu byinshi nangaza kuri iyi mpanuka, ariko reka dutegereze tuze kumenya umubare uri buze gutangazwa na polisi y'u Rwanda, kubera ko nubwo tuvuga ko abantu benshi bayiguyemo, ariko umubare nturamenyekana. Uwo mubare ugomba kwemezwa na polisi y'u Rwanda. Rero nkaba nababwira ngo mukomeze kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, ariko ari nako tuboneraho kwihanganisha umuryango wagize ibyago. Imana y'amahoro ibahe ihumure kandi ibahe gukomera. Birumvikana uyu ni umugabo usize abana ndetse n'abandi baguye muri iyi mpanuka byanga byakunda, nabo bari ababyeyi. Rero murumva ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru itashye mu miryango y'aba bombi baburiye ubuzima bwabo muri iyi mpanuka. Ni ukuri birababaje cyane kandi biteye agahinda. Twebwe nta kintu twabona tuvuga kugira ngo tubahumurize, ariko Kristo wenyine nyiri ihumure ryose utanga ihumure abahumurize kandi abakomeza. Hanyuma kandi nsoza turashimira abantu bagiye batandukanye bagenda baduha amakuru umunsi ku wundi, muri ab'agaciro gakomeye. Niba rero nawe ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri uno muyoboro wacu, turagusaba gukanda kuri subscribe nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi azajye n'ubundi agenda abagereraho ku gihe. Nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe. Mu yandi magambo nari nshatse kukubwira ngo ujye uhora